Mwiriwe banyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu mukoresheje ibiganiro psychotherapy. Dukomeje amahugurwa yacu ku nsanganyamatsiko igira iti interconnection between conflict and mental disorder. Tukaba tugeze ku munsi wacu wa 4. Nitwa Uwitonze Teresa, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkaba nkorera muri Mental Health Dignity Foundation. Nk'uko tumaze iminsi rero mu mahugurwa, kuri uyu munsi wa 4 wacu w'amahugurwa dukomeje turebera hamwe ubwoko bwa post traumatic stress disorder nk'ingaruka ya traumatic event. Ubwoko bwa post traumatic stress disorder ni butatu. Ubwoko bwa mbere ni ihungabana rikomoka ku byo wabayemo bikomeye, primary PTSD, ibyo wowe wibereyemo bikomeye. Noneho ubwoko bwa kabiri ni ihungabana rikomoka ku byo ubwirwa, secondary PTSD. Urugero ni irigaragara ku bantu bafasha abahungabanye nka clinical psychologist ndetse n'abandi banyamwuga. Ubwoko bwa gatatu bwa PTSD ni kuko PTSD iyo tugerageje kuyishyira mu kinyarwanda turavuga ngo ni ihungabana. Ihungabana noneho rya gatatu, ubwoko bwa gatatu ni ihungabana umwana akomora ku babyeyi, transgenerational PTSD. Bishobora kuba kandi n'irihererekanywa muri community y'abantu. Ese ko tumaze gusobanukirwa PTSD, noneho iyi PTSD cyangwa iri hungabana twarikumira dute? Kurikumira nuko habaho kuvura abamaze kurwara, hanyuma hakaba nuko tuvugurura, duhindura uburyo tubana nk'abantu, tugaharanira guteza imbere igituma umuntu agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ndetse kandi tukanaharanira gushakisha ibisubizo by'ibibazo bibonetse hakiri kare kugira ngo bitatujyana mu guhohoterana. Kwa guhohoterana twabonye hejuru ko guhohoterana ari byo bitinda bikabyara ihungabana mu bantu. Ibindi rero ni ukuvuga ngo iyo dukumira ihungabana bijyana no gukumira ihahamuka. Akaba ari byiza ko umuntu uwo ari we wese yakwisuzuma igihe yahuye nanone n'ibihe bikomeye bihungabanya. Twabonye hejuru ingero, umuntu ashaka ubufasha, ubuvuzi hakiri kare bugamije gukumira ko ahungabana. Ndetse kandi n'umuntu akwiye kwitaho, akajya agira umwanya wo gukora imyitozo iruhura, ndetse ubwe nawe akajya yisuzuma kugira ngo igihe yumva agize ibimenyetso yivuze bitarakomera, yivuze indwara itarakomera, kuko iyo umuntu atinze kwivuza indwara iratinda igakomera, ikaba yananirana no kuyivura. Twitoze rero kwisuzuma, kwiyumva, icyo twagereranya na alphabetisation du corps. Kwitoza kwiyumva, kuko ririya hungabana rifite ibimenyetso bitandukanye, haba ari ibyo ku mubiri, haba ari n'ibiza mu myitwarire yacu. Umuntu agerageza kugenda yiyumva rero, bityo agashaka ubufasha kare. Mu buryo bwo gukumira ihungabana tubonyemo yuko harimo no gukemura ibibazo hakiri kare. Inzira yo gukemura ibibazo se iteye ite? Kugira ngo dukemure ibibazo ni byiza ko dusobanukirwa n'ibibazo dufite. Intambwe ya mbere yo gukemura ibibazo, icyo twita la résolution des problèmes, gukemura ibibazo. Intambwe ya mbere ni ugusobanukirwa n'ikibazo nyirizina. Iya kabiri ni ugushaka ibisubizo byose, imiti yose ishoboka y'icyo kibazo. Hanyuma hakaza kugereranya ingaruka nziza n'ingaruka mbi za buri gisubizo, ukabireba mu gihe cya hafi no mu gihe cya kure. Hanyuma kandi ugahitamo igisubizo kimwe, ukagerageza kugishyira mu bikorwa, ukajya unareba n'icyo wagezeho wifashishije wa muti wahisemo. Muri ya miti wabonye hejuru
ugenda unasuzuma n'icyo wagezeho uyifashishije, ukareba uko icyavuyemo. Niba umuti wa mbere iyo ugerageje kuwushyira mu bikorwa ukabona ntukemuye ikibazo ku buryo bukunyuze, ugerageza undi muti kugeza unyuzwe. Iyo niyo nzira yo gukemura ibibazo nk'uko aba bahanga mureba babivuze, Gerard na Aurore muri 2002. Tugeze ku ngingo ivuga ngo gutandukanya ibiganiro bivura n'ibiganiro bisanzwe. Hari ukuntu mu buzima busanzwe hitiranwa ibiganiro bisanzwe n'ibiganiro bigamije kuvura ihungabana. Ibi biganiro byombi biratandukanye. Aho bitandukaniye ni he? Ni ngombwa gushimangira ko ubuvuzi bw'ihungabana bukoresha kuganira butandukanye n'ubundi buryo bw'ibiganiro ukurikije intego, amahame yabwo bukoresha. Ni ukuvuga ngo ibiganiro bigamije kuvura ihungabana biba bifite intego. Ibiganiro bigamije kuvura ihungabana biba bifite amahame ibyo biganiro bigenderaho, amahame ubwo buvuzi bukoresha. Bitandukanye rero n'ibiganiro tugirana n'inshuti zacu n'abaturanyi bacu n'abo turi kumwe mu muryango, kuko twiganirira bisanzwe. Ariko ibiganiro bigamije kuvura ihungabana cyangwa se indwara zo mu mutwe muri rusange biba bifite intego kandi biba bifite n'amahame bigenderaho. Ukanasuzuma niba ikiganiro wakoze niba gifite icyo cyamariye ufite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe mwakoranye cyangwa se mwakoranye, kuko ushobora gukora isuzuma nyuma ya session thérapeutique cyangwa se ukazakora isuzuma nyuma yo gukora psychotherapie. Nanone turakomeza tuganira uko dukemura ibibazo tugize mu buzima bwacu. Ikibazo kivutse umuntu agikemura anyuze mu nzira zikurikira. Kugira ngo ukemure ikibazo kivutse mu buzima bwawe, hari ibibazo bigera kuri 7 wibaza kugira ngo nyine ushake umuti w'icyo kibazo. Ikibazo cya mbere wibaza ni ukwibaza ngo ikibazo mfite ni ikihe? Kubanza gusobanukirwa ikibazo ufite. Hanyuma ikibazo cya kabiri wibaza, ikibazo mfite cyatewe n'iki? Ni ugusesengura, ni ugushakira, ni ugutekereza ku mizi y'icyo kibazo ufite. Hanyuma ikibazo cya gatatu uribaza uti iki kibazo ntekereza ko kimfiteho cyangwa kizangiraho izihe ngaruka? Urakomeza rero gusesengura ureba icyo kibazo ufite urabona mu hazaza kizagira izihe ngaruka, haba ingaruka za hafi cyangwa iza kure. Ugasesengura muri wowe uko ubona bizagira kugiraho ingaruka. Hanyuma kandi ikibazo cya kane uribaza uti ndiyumva nte muri iki kibazo. Usuzuma uko wiyumva muri icyo kibazo urimo. Umerewe ute? Urumva umerewe ute muri icyo kibazo? Ikibazo cya gatanu ugaruka ku kintu ugamije iyo utangiye gutekereza intambwe zo kugisohokamo, ni ukwibaza icyo wenda kugeraho, icyo ugamije mu gihe mu gukemura icyo kibazo ufite, ndetse ntunibagirwe no kwibaza nanone icyo uzavanamo. Ntegereje iki muri uru rugendo rwo gukemura iki kibazo? Ibibazo byombi iyo ubishyize mu muco nyarwanda wumva byajya gusa, ariko nyine urabyibaza, ngamije iki mu gukemura iki kibazo? Ntegereje iki muri uru rugendo ndimo rwo gushaka igisubizo mu gukemura iki kibazo? Hanyuma ikibazo cya nyuma wibaza, iki kibazo ndabona cyakemuka gite? Wowe urakibaza ukibaza ukuntu ubona icyo kibazo cyakemuka. Baratubwira mu mugani wa kinyarwanda ngo umuntu arigira yakwibura agapfa. Ni ukuvuga mu ngorane no mu bibazo duhura nabyo nta wundi uzadushakira umuti wabyo atari twebwe. Ni twebwe, ni nayo mpamvu ibibazo tugomba kubyibaza kugira ngo nyine dushake umuti ubereye ikibazo dufite.
nibinaba na ngombwa aho uzakenera n'abandi, uruhare rw'abandi, kuko no mu kinyarwanda noneho baravuga ngo umuntu agirwa n'abandi. Abo bandi uzabareba ariko hari icyo wabanje kwitwerera, hari icyo wabanje kwimarira. Niyo mpamvu bwa mbere ubanza gufata umwanya ukazirikana ku bibazo ufite, ukabisesengura neza, kugeza ugeze ku kibazo cya nyuma wibaza uko cyakemuka. Noneho rero tugeze ku buryo bwo kuvura ihungabana dukurikije ibyiciro bitandukanye tunyuramo. Iyo uri kuvura umuntu wapimye ugasanga afite ikibazo cy'ihungabana, hari ibyiciro unyuramo. Mu kuvura umuntu ufite ihungabana hari ibyiciro unyuramo, ari byo bikurikira. Icyiciro cya mbere ni uko abanza guhabwa amakuru ku birebana n'ubuzima bwo mu mutwe, icyo twita psychoeducation. Icyo ni cyo cyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni uko habaho psychodiagnosis, gupima iyo ndwara yo mu mutwe, post traumatic stress disorder, aribyo tucishiriza tukavuga ngo ni ihungabana mu kinyarwanda. Uraripima urebe ikigero umukiriya wawe ariho. Hanyuma hakaba no kumutoza imyitozo iruhura ubwonko bwe bwahuye n'ibihe bikomeye. Ibihe bikomeye twagiye tubibona nk'ingero hejuru mu minsi yabanje. Ubwo rero tugira umwanya wo gutoza umukiriya wacu imyitozo iruhura ubwonko kugira ngo nawe agire uruhare mu gukira kwe. Iyo myitozo murayikora muri sesiyo therapeutique, ndetse n'igihe ari mu rugo akayikoresha, akitoza kuyikoresha kugira ngo nawe agire uruhare mu gukira kwe. Hanyuma iyo urangije icyiciro nanone cyo kumuha imyitozo iruhura, urabitwarana no gupima, hari no kuzatondeka ibihe bikomeye wa muntu yanyuzemo twita lifeline, kugira ngo bigutegurire kuzatangira gukora kuri ibyo bihe bikomeye yagiye anyuramo kimwe ku kindi, kuko ntabwo byose ibihe bikomeye umuntu yanyuzemo byose wabivugira umunsi umwe ngo birangire, bisaba kubitegura. Uwo mwitozo rero witwa lifeline uragufasha kugira ngo witegure ikintu cyose ufatanyije n'umukiriya mugishyire mu murongo, yubake ubuzima bwe akurikije uko ibihe byagiye bikurikirana, ibihe yahuye nabyo uko byagiye bikurikirana, bityo nawe bikagutegura kugira ngo uzabone uko umufasha nka clinical psychologist ushinzwe kumwitaho mu buzima bwo mu mutwe, ukamuvura ihungabana. Iyo umaze rero gutondeka za evenema yagiye ahura nazo mu buzima, hakurikiraho guhitamo psychotherapy uzakoresha. Urugero hano ku muntu ufite ibibazo by'ihungabana, njyewe nkoresha narrative exposure therapy. ngira ngo hari igitabo nagerageje gukusanyirizamo ubumenyi bw'ibanze. Kuri paji ya 55 na 56 niho usanga urugero rwa narration y'umukiriya nakoranye nawe mu rugendo ndi kumuvura ihungabana, nkakoresha nete. Yampaye uburenganzira bw'uko nayikoresha kugira ngo bifashe n'abandi badasobanukiwe iby'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe bakoresheje ibiganiro kugira ngo dusangire ubunararibonye. Yansinyiye rero informed consent, mbese yansinyiye icyemezo cy'uko ampaye ubwo burenganzira ngo dukoreshe narasiyo yiwe abandi bige, kandi abantu banamenye n'ingaruka z'ibihe bikomeye ku buzima bwo mu mutwe. Mbese uruhare rwe nawe yatanze umusanzu nawe mu guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe, abantu bakamenya ubuzima bwo mu mutwe bifashishije ingero zifatika, kuko hari igihe umuntu abivuga mu magambo ntibisobanuke ngo umuntu amenye neza ibyo ari byo. Yego, iyo urangije rero kuvura, psychotherapy isaba amasesi atandukanye bitewe na za evenema umukiriya afite, umukiriya yahuye nazo, evenema traumatique yahuye nazo. Iyo urangije rero icyo ukora ni iki? Ni uko uzasuzuma wa mukiriya wawe kugira ngo urebe aho psychotherapy yawe yamuvanye n'aho yamugejeje mu rugendo rwo gukira. Tugakoresha izindi test psychologique zituma tumenya ngo se ageze he akira. Nkunze gukoresha za teste zipima PTSD zubatswe bifashishije igitabo cya DSM-5. Ngira ngo uko biri kose twagiye tubisangira n'uburyo bakora psychodiagnosis hejuru,
muzanabisanga nayo byo kuri YouTube, MHDF YouTube channel. Nk'urugero ushobora kubereka nuko umuntu akora isuzuma, uko uba wagiye umupima indwara zo mu mutwe, inzira unyuramo ni nayo unyuramo nanone no gusuzuma kugira ngo urebe aho yavuye n'aho ageze. Yego, mu kuvura rero ihungabana dukoresheje ya myitozo relaxation exercise, hari ingero nyinshi zitandukanye za relaxation exercise dukoresha hano muri MHDF kugira ngo tuvure abantu bafite ibibazo by'ihungabana, post traumatic stress disorder. Hari imyitozo bita Pandangan, mu kinyarwanda turavuga ngo ni ibirezi birindwi. Ni umwitozo ukoreshwa mu gufasha abafite ibibazo by'ihungabana, nabwo muzawubona kuri MHDF YouTube channel uko ukorwa. Hari na EFT, Energy Freedom Technique. EFT nayo ni tekinike ikoreshwa mu gufasha abafite ibibazo by'ihungabana, nabyo muzabibona kuri YouTube channel ya MHDF kugira ngo murusheho kumenya uko ikorwa. Hari na Wheel of Message. Iyi tekinike irakoreshwa mu kuvura ingaruka za violence psychologique, psychological violence. Psychological violence akenshi usanga abantu bifashisha amagambo mabi bagakomeretsa abandi, ibitutsi. Yego, iyi Wheel of Message rero ni imwe mu matekinike idufasha kuvura izo ingaruka za psychological violence. Nawo uyu mwitozo muzawubona nawo kuri MHDF YouTube channel, ndetse n'iyi myitozo itandukanye yose muzayibonaho, kugira ngo abantu barusheho gusangira ubunararibonye, twigishanye, bityo dushobore kuvura abakiriya batugana aho dukorera hose, haba mu bigo bya leta cyangwa se mu bigo byigenga nka clinical psychologist. Hari n'undi mwitozo bita Mandala. Uyu mwitozo wa Mandala nawo muzawubonaho, umwitozo ufasha umukiriya nanone ufite ibibazo by'ihungabana, aho twinjira mu bimushimisha, mu bimubabaza, mu byo yifitemo asangira n'abandi, asangiza abandi, impano ashyira abandi, ubwo birinjira mu mubano we n'abandi, ndetse n'ibyifuzo bye, tukanagaruka no ku ntego afite mu buzima. Hakaba n'undi mwitozo bita Finger Hold, nawe urafasha mu kuvura amarangamutima atari meza, amarangamutima njyarupfu aturuka ku bihe bikomeye umuntu aba yarahuye nabyo. Nawo muzawubona kuri YouTube MHDF channel. Hari na Hold, nawo n'undi mwitozo nawo ufasha abafite ibibazo by'ihungabana, nawo muzawusangaho. Hano inyuma turaza kubona n'amafoto y'uburyo uyu mwitozo bawukora. Hari undi nanone mwitozo witwa Labyrinthe, nawo ni umwitozo ufasha abafite ibibazo by'ihungabana, ukabafasha kwivura ikimenyetso cy'ihungabana cyo kutaba hamwe, cyo kutabasha kuguma mu byo wari urimo, mbese ikimenyetso cya manque de concentration, lack of concentration. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso by'abafite ihungabana. Iyo rero ufite icyo kimenyetso, uyu mwitozo nawo turawukorana nk'abakiriya baza kudusaba ubufasha kuri MHDF, tukawukorana ndetse tukanawubahaho umukoro nabo bagakomeza kwifasha ngo biyiteho mu buzima bwabo bwo mu mutwe. Hari n'undi mwitozo bita self hypnosis, ku bantu bafite ikibazo cyo kutabasha gusinzira, nawo turawubakoresha, nawo ukabafasha, aho uyu mwitozo ufasha kuruhura umubiri, nawo murawusanga kuri MHDF YouTube channel, ko nawo ni byiza ko umenya uko ukorwa kugira ngo uzajye ufasha umukiriya wakugezeho. Natwe turawukoresha kandi abakiriya batubwira yuko ubafasha bagashobora gusinzira. Hari n'undi mwitozo nanone ukomoka kuri eye movement desensitization and reprocessing, MDR therapy, ufasha nanone abafite ibibazo by'ihungabana gukira ibimenyetso by'ihungabana, post traumatic stress disorder. Uyu mwitozo wo tuwukoresha cyane aho tugaruka ku bintu byashimishije umuntu no kubitamushimisha, ariko cyane tukifashisha tugashushanya, hakanazamo no gukora butterfly, umwitozo w'akanyugunyugu, no kugenzura imitekerereze yacu, imyiza, imibi, kureba uburyo bitugiraho ingaruka. Yego, cyane navuga ngo ukoresha cyane gushushanya.
Hakaba n'undi mwitozo nanone safe box, nawo muzawubona kuri MHDF YouTube channel. Ni umwitozo wo twita mu kinyarwanda umutamenwa, udufasha kubika ibyo bintu byose byaduhungabanije, tukabibika mu mutamenwa kugira ngo byo gukomeza kujya biduhungabanya, byo gukomeza kujya mbese byo kuba ari byo ibihe bibi twanyuzemo byo kuba ari byo bituyobora, ahubwo tuba ari twe tubiyobora. Umwitozo rero urafasha, bikabikwamo umutamenwa, hanyuma wowe ukajya ubizana igihe ubishakiye kuko ari amateka yawe. Hakaba n'undi mwitozo nanone wo guhumeka ukunze gufasha, nanone urafasha abantu kuko bituma bashobora nk'abari bafite ibibazo by'umutwe, abari bafite ububabare ahantu hatandukanye, uyu mwitozo wo guhumeka urabafasha. Iyi myitozo yose rero nk'uko nayibabwiye muzayisanga kuri MHDF YouTube channel, bityo dusangire ubunararibonye nk'abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe dukoresheje ibiganiro, bityo twite ku batugana badukeneyeho serivisi psychologique. Ya myitozo rero urabona hano hari amafoto yerekana uko twagiye tuyikora iyi myitozo, ni naho kandi mubona n'uburyo nayo ikorwa. Hari nanone rero ku uburyo dukoresha tuvura abafite ibibazo by'ihungabana, post traumatic stress disorder, dukoresheje uruziga rw'amahoro. Uruziga rw'amahoro ni uburyo budufasha mu gufasha abafite ibibazo by'ihungabana, ariko tukabahuriza hamwe. Nabwo uyu mwitozo ukuntu ukorwa, uruziga rw'amahoro cyangwa se uruziga rw'icyizere, narwo uyu mwitozo nawo cyangwa se iyi tekinike nayo muzayisanga kuri MHDF YouTube channel, naho irahagaragara twarayifashe kugira ngo dusangire ubunararibonye, murebe uko bikorwa. Ibikoresho dukenera rero, dukeneramo buji, tugakeneramo inkoni ivuga, ndetse tugakenera n'ikibiriti. Mu ruziga rw'amahoro iyo turukora, uruziga rw'icyizere rufite intambwe zitandukanye zigera kuri 7 tunyuramo kugira ngo dushobore kuwukora, tuwukorane n'abatugana bakeneye gukira. Hari ugutegura uruziga hamwe n'ibikoresho turi buze gukenera, harimo inkoni ivuga, harimo na ya buji na cya kibiriti nababwiraga, tugafata umunota wo guceceka dufatanye mu ntoki, tugacana urumuri, tugaberekeresha amagambo meza, amagambo yo kwifurizanya ibyiza mu ruziga. Kubera iki? Kubera ko aya magambo meza araza gusimbura ya magambo mabi abo bantu bagiye bahungabana bagiye babwirwa. Twebwe mu rugendo rwo kuvura noneho turakora ikinyuranyo, twitoze gukoresha amagambo meza mu ruziga rwacu rw'amahoro n'uruziga rw'icyizere. Hanyuma hakaba n'ingingo 5 tugenderaho zituma ko ku ruziga rwacu ruba urw'amahoro. Ingingo ya mbere ni uko umuntu avuga bikuye ku mutima. Iyo umuntu avuga bikuye ku mutima nta bindi arangariramo. Iyo uvuga ubikuye ku mutima ntabwo uza kutubeshya, utubwira nyine ibiri ku mutima wawe. Hanyuma hakaba abasigaye muri kumwe mu ruziga rw'amahoro, bo basabwa kumva babikuye ku mutima, amatelefone bakayashyira ku ruhande, ibintu byo gusohoka binjira bakabihagarika bakaguma hamwe, bagatega amatwi, ibyo kwiganira hagati yabo barabireka. Hanyuma kandi twese tukitegereza, tukareba, tugakurikirana uvuga, mbese tukumva tubikuye ku mutima. Kandi uvuga avuga ku bushake bwe, ubwo ni ibwiriza rya 3. Umuntu avuga ku bushake bwe, ntabwo ari ku mbaraga. Ibwiriza rya 4, umuntu avuga agusha ku ntego, cyangwa se mukavuga muganisha kuri ya nsanganyamatsiko y'umunsi mwahisemo, kuko ntabwo uruziga rw'amahoro wavuga ngo urarukora inshuro imwe iyo ugamije kuvura bari bafite ibibazo by'ihungabana, uburi buzabikore kenshi, ariko buri sesiyo ikaba ifite intego, ikaba ifite insanganyamatsiko. Ibwiriza rero ni uko umuntu avuga agusha ku ntego, akanibuka ko hari undi bari kumwe ugomba kugira icyo avuga. Mbese ntabwo ari we wenyine ugomba kuvuga. urimo uvuga ubu ntabwo ari we wenyine uri buze kuvuga. Avuga agusha ku ntego kandi azirikana ko hari n'abandi baza kuvuga. Uruziga rw'amahoro ntirujya munsi y'isaha. Urumva rero bitewe n'abantu muri kumwe mu ruziga rw'amahoro urabireba kugira ngo n'abandi baze kubona umwanya wo kuvuga.
Hanyuma ibwiriza rya gatanu ni uko uri mu ruziga rw'amahoro asabwa kugirira ibanga byose yasangiye na bagenzi be, akanamenya ko ari ingenzi cyane. Kugira ibanga ni ibwiriza rikomeye mu ruziga rw'amahoro, kugira ngo urabizi yuko iyo umuntu atangiye kujya kuvuga ibyo yumvise hanze ashobora kongera gutera ibibazo, kandi uruziga rw'amahoro urumva ruri kuvura abafite ibibazo by'ihungabana. Uruziga rw'amahoro rugamije gukemura amakimbirane. Iyo utangiye rero kujya kujyana amagambo hanze, mu kinyarwanda tubyita amazimwe, uzongera utere ibindi bibazo. Niyo mpamvu mu ibwiriza ry'uruziga rw'amahoro ni ukugira ibanga, kugira ngo nyine urwo ruziga rw'amahoro rube urwo kuvurirwamo, urwo gukiriramo, aho kuba urwo gutara amazimwe n'andi makimbirane. Izo ngingo eshanu rero iyo umaze kuzitangaza, hakurikiraho gutangaza insanganyamatsiko y'umunsi cyangwa se ikibazo muri buganireho mu ruziga rw'amahoro. Hano hari urugero, uravuga uti tubwire ikizamuka mu mutima wawe nonaha. Mu ruziga rw'amahoro utanga iyo nsanganyamatsiko, noneho mugatangira mukayiganiraho. Ubutaha nabwo mwakongera guhura nabwo mugatekereza insanganyamatsiko mushaka. Nk'ubu nshobora kuvuga nti insanganyamatsiko yacu, tubwire ikizamuka mu mutima wawe nonaha nyuma y'iyi minsi 4 y'amahugurwa ku isano hagati y'amakimbirane n'uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo ku ngingo ya 6 rero, cyangwa se intambwe ya 6 y'uruziga rw'amahoro, dutangira gusangira ibyiyumviro no gutegana amatwi bijyanye n'iyo nsanganyamatsiko nari maze kubabwira. Hanyuma rero intambwe ya nyuma udusoza uruziga rw'amahoro, uruziga rw'icyizere, ni ugufata umunota tugaceceka, hakagira uzimya urumuri kandi akabiherekeresha n'amagambo meza yo kwifurizanya ibyiza, ko dukomeje kwivura, dukomeje guharanira gukira ihungabana, aho usanga harimo n'abagiye bahungabanywa n'amagambo mabi, ibitutsi, za psychological violence bakorewe n'abantu batandukanye. Bashobora kuba mubana, bashobora kuba muturanye, bashobora kuba mukorana, bashobora kuba mbese abantu muri rusange. Murabizi ko turahohoterana, ariko noneho bisenya umutima. Ni byiza rero ko twitoza gukoresha amagambo meza adahohotera bagenzi bacu ngo abasenyere umutima. Yego, turarebera hamwe ingaruka z'ihungabana igihe ihungabana ritavuwe neza. Ni ukuvuga ngo abafite ibibazo by'ihungabana, clinical psychologist nitwe dushinzwe kubavura kugira ngo bongere kumererwa neza mu buzima bwabo bwo mu mutwe. Ariko nanone n'abavurwa nabo bafite inshingano zo kwivuza no kubahiriza gahunda bafatanye n'inzobere yita ku buzima bwo mu mutwe. Niba mwahanye gahunda, nawe umukiriya nawe asabwa kuzubahiriza. Iyo rero umuntu atavuwe neza, kuko hari igihe usanga abo turi kuvura bashobora guhagarika bataragera aho bagera, cyangwa se hariho n'abataratangira no kwivuza rwose kandi barahuye n'ibihe bikomeye. Ubwo rero ingaruka z'ihungabana iyo ritavuwe neza, ni uko umuntu ashobora kudindira mu iterambere. Kubera iki? Kubera ziriya ngaruka agira mu kazi, ntabashe gukora neza, kutitabira, kutagira umwete mu kazi. Wa mwana niba ari umunyeshuri, ugasanga niba asiba ku ishuri, ni ikibazo kubera bwa burwayi afite. Ashobora kuba atasinziriye neza, nka bya bimenyetso twabonye bifitanye isano nyine n'ihungabana, cyangwa se ashobora kuba mu ishuri ataba hamwe, urumva ko biramubangamira mu kwiga. Ashobora se kuba ari wa wundi uhora wikanga, udashaka kwegerana n'abandi, ugasanga biramudindije mu myigire ye. Yego. Hanyuma kandi iri hungabana ritavuwe neza, turihererekanya n'abazadukomoka. Usanga ababyeyi n'abana bahererekanya ihungabana, kuko urwaye imyitwarire ye, imikorere ye ishobora gutuma n'abandi barwara, hakazamo iyo transmission. Ababyeyi akenshi bakunze bahereza abana babo iri hungabana binyuze muri parenting style, uburyo barera abana babo, ndetse no mu buryo bitwara, kuko umubyeyi ni role model w'umwana. Imyitwarire ye itari myiza ishobora ituma umwana agira, kuko umwana akenshi yigana ibyo abona ku mubyeyi we, akamuhereza bwa burwayi. Hano ndafite urugero rw'abantu bafite ibibazo by'ihungabana bitewe n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Ugasanga umuntu, iyo tugeze kwibuka, izo ni ingero njya mpabwa n'abo nahuguye bafasha abandi mu muryango nyarwanda. Bakampamagara bakambwira ati dufite ikibazo hano gikomeye cy'umubyeyi wifungiranye, yanafungiranye n'abana, ngo bafite ubwoba ko bashobora kubica mu gihe cyo kwibuka.
ni ukuvuga ngo hanyuma abana abo rero mpugura, kubera ko babafasha muri kominote, bambwiye ko basangaga abana nabo bari kurira, umubyeyi ubwoba bwamwishe ngo barenda kuza kumwica, abana barize bahogoye, noneho bakifungirana mu nzu. Ni ukuvuga ngo ubwo bwoba barimo bakuriramo, iyo myitwarire ya mama wabo barimo gukuriramo, ntabwo ari imyitwarire yubaka ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Irashobora gutuma nyine nabo bashobora kumererwa nabi mu buzima bwabo bwo mu mutwe, kandi n'ibyo bimenyetso murabyumva, kuba barimo bararira, bafite amarangamutima atari meza. Izindi ngero nanone tubona ni ababyeyi bafite ibibazo by'ihungabana, usanga mu rugo barangwa no kugirana amakimbirane hagati yabo papa na mama, bagahohoterana, ugasanga papa arakubita mama, noneho abana nabo bari hafi aho ngaho, kuba muri ubwo buzima nabwo bikazabagiraho ingaruka, nabo bakagira ihungabana. Izo ngero zo ndazifite no mu bakiriya rwose mfasha, aho usanga umuryango wose papa na mama bafite ihungabana, noneho n'abana nabo bakaba bafite ihungabana. Kubera iki? Kubera uburyo papa na mama babana mu guhora bahohoterana, barwana, batukana, muri iyo myitwarire y'ababyeyi nyine bikaba byaratumye n'abana babo barwara ihungabana. Turarihererekanya, bishobora no kwaguka rero bikava muri generasiyo bijya mu yindi, noneho mu buryo tuvuge nk'ubu nka generasiyo yacu y'Abanyarwanda, yabaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, bitarebye gusa mama na papa, noneho n'umuryango nyarwanda wose. Kubera iki? Kubera yuko duhererekanya iryo hungabana twahuye naryo mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, abafite ibibazo by'ihungabana bakabihereza abandi, generasiyo ku yindi generasiyo. Tujya tubibona mu gihe twibuka, ugasanga abana muri segonderi ni abana bavutse nyuma ya Jenoside, ariko ugasanga nabo bafite ibimenyetso nk'iby'ababyeyi babo bafite, nk'iby'abantu bakuru bafite babaye mu gihe cya Jenoside. Ubwo bwoba, kubona abantu benda kubica, kugira amarangamutima mabi, kwikanga, turimo turabona n'abishora mu biyobyabwenge. Ibyo byose ni ibimenyetso bitugaragariza ko hariho uko guhererekanya ihungabana hagati y'abariho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi n'abavutse nyuma yayo muri generasiyo zikurikiraho. Harimo noneho no kuba indi ngaruka, igihe ihungabana ritavuwe neza, indi ngaruka ikomeye ni ukurwara noneho uburwayi bwo mu mutwe bukomeye, kuko irya hungabana rigenda ryihinduranya, rigahinduranyamo izindi ndwara zikomeye, nk'izo twita ziri ku rwego rwa psychosis, bikihinduranya. Birimo biragenda, ni ukuvuga ngo ihungabana ririmo rirava ku cyiciro ryari ririho, noneho rikabyara n'ibindi birenzeho bikomeye cyane kurushaho, bishobora no kunagorana rwose no kuvura. Hanyuma hakaba iyo ihungabana ritavuwe nanone, usanga abarifite bakunze no kugirana ibibazo n'abandi mu mibanire, kuko imwe mu ngaruka z'ihungabana ni uko bitugiraho ingaruka mu kubana kwacu n'abandi. Aha rero bigenda bitwereka ko ari byiza ko abafite ihungabana cyangwa abakeka ko baba barifite, kubera ko iyo umaze kumva ibitera ihungabana ushobora nawe gutangira kubibona, ndetse ukanisuzuma muri bya bimenyetso twavuze haruguru, ukanisuzuma uko uhagaze, noneho ugashaka ubufasha hakiri kare, bityo bigatuma ushobora kwigirira umumaro kandi ukazanawugirira n'abandi, kandi ugakumira ko indwara zawe zikomera, uzanazihereza n'urubyaro rwawe uzabyara cyangwa bazagukomokaho, abuzukuru n'abuzukuruza. Twivuze kugira ngo turengere generasiyo zizakurikiraho zidukomokaho. Yego, ni bande se tuzivuzaho muri iki gihugu? Abantu bavura abafite ibibazo byo mu mutwe mu Rwanda barimo ibyiciro bitandukanye. Abo rero harimo abo twita psychiatrist, ni ababa barize ubuganga, hanyuma bakongeraho n'indi myaka 2 yisumbuyeho mu buryo bwo kumenya kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe, kandi bakaba barigiye mu bigo bizwi, za universite zizwi, bakabigirira diplome, hanyuma bakitegura kandi bagafasha abafite ibibazo byo mu mutwe. Bo bakunda gukoresha imiti. Hanyuma hakaza nanone abandi banyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe bakoresheje ibiganiro, abo twita clinical psychologist, ari nabo twebwe turi abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe, ariko dukoresheje ibiganiro, psychotherapy. Natwe ariko kugira ngo ube clinical psychologist, ntabwo ubyuka ngo uhite uba clinical psychologist, urabanza ukabyigira,
ukajya muri universite ya psychologie clinique, hanyuma ukarangiza ukabona diplome. Ubu noneho hanongeraho yuko uba unafite license uhawe na Rwanda Allied Health Professional Council kugira ngo bemere ko uri umunyamwuga. Bakaguha icyemeza license ikwemerera gukora ngo uvure abanyarwanda. Ariko iyo bayiguha n'ubundi kuko babonye ko ufite diplome wabyize, hanyuma ukabona uburenganzira bwo kuvura abanyarwanda bakeneye kwitabwaho mu buzima bwo mu mutwe. Abandi nanone bita ku buzima bwo mu mutwe ni abo bita mental health nurse. Aba nabo ni abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe, ariko nk'uko mubyumva ni abanasi, ni abaforomo. Abaforomo ariko baba barateguriwe kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, nabo bagategurirwa muri universite zizwi, bakiga bakarangiza kaminuza yabo, hanyuma bakabona diplome yabo. Kugeza ubu bagera kuri diplome yo ku rwego rwa A1 hano mu Rwanda. Nabo kandi basabwa kuba bafite license kugira ngo bemererwe kujya gufasha abanyarwanda bafite ibibazo byo mu mutwe binyuze muri kanso yabo, muri kanso y'abaforomo. Abandi banyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe hano muri uru Rwanda ni social worker. Aba ni abandi banyamwuga nanone mu kinyarwanda baravuga ngo ni abashinzwe ivugururamibereho. Nabo ni abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe, nabo ntabwo babyuka ngo bahite baba ba social worker. Barabyigira muri kaminuza zizwi, bakaza kugira diplome, bagahabwa diplome baba barayikoreye ku rwego rwa A0, hanyuma nabo kandi bakagira license ituruka muri Rwanda Allied Health Professional Council. Bityo akaba ari icyemezo, uburenganzira bahawe noneho bwo kujya gufasha abanyarwanda. Niyo mpamvu rero twebwe twita ku buzima bwo mu mutwe, ni byiza yuko abakiriya batugana tubasobanurira abo turi bo, tubasobanurira aho dutangirira n'aho tugarukira, kuko urumva ko abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe bari mu ngeri nyinshi. Noneho bityo abatugana bave mu rujijo, bamenye ngo bari kuvurwa nande, ubavura aratangira akagarukira he, yemerewe iki kugira ngo agutandukanye n'undi. Agutandukanye kuko niba hariho uburyo bubiri bwo kuvura, ubwo gutanga imiti n'ubwo gukoresha ibiganiro, amenye niba ashaka umuha ibiganiro, amenye uzamuha ibiganiro, niba ashaka imiti amenye uzamuha imiti. Kugira ngo rero bisobanukirwe nuko nyine nawe bimusobanurira, byanaba na ngombwa ukamwereka license yawe kugira ngo asobanukirwe. Tunirinde urujijo mu banyamwuga, kuko icyo nacyo kirahari cy'uko umunyamwuga umwe ahita yihindura undi, cyangwa se akabihindurwa, kandi mu by'ukuri nta mwuga uhinduka uwundi. Buri mwuga wose uba ufite uko ukora, buri mwuga wose uba ufite amahame yawo. Niyo mpamvu iyo uvuye muri uyu mwuga ukajya mu wundi, ujya kubangamira abanyamwuga bo muri uwo nguwo ugiyemo iyo utawize. Ni byiza ko umuntu aguma mu mwuga we kugira ngo atange umusaruro mwiza, afashe nyine bijyanye n'ibyo ashoboye n'ibyo yize, bityo kandi n'uwafasha nawe bimugirira umumaro, kuko azi neza igikwiriye kumufasha, ukamenya aho atangirira n'aho agarukira. Ariko iyo ugiye mu wundi mwuga utari uwawe, uragenda nyine ugahuzagurika, ukaba ushobora no kwangiza byinshi, cyane cyane ku bakiriya bakugana, kuko nawe ntubuze icyo urimo ukora. Twicare rero kandi tugume mu myanya yacu, ahubwo habeho kuzuzanya kw'abanyamwuga. N'uba ukeneye yuko social worker agufasha, ubwo umukiriya wawe umwoherezeyo, usobanura ikibazo cye, social worker azitaho. Niba se kandi ari psychiatrist ukeneye ko amuha imiti, nawe umwohereze kuri psychiatrist nawe akora akazi ke. Yego, niba se ukeneye mental health nurse, niba hari ibyo mental health nurse agomba kumukorera, umwoherezeyo nawe amufashe ibyo agomba kumukorera. Imyuga yuzuzanye aho kubangamirana. Ngira ngo buri mwuga wose wateguriwe gufasha abawukeneye, gufasha abakiriya babagana, kugira ngo bamererwe neza. Ikindi kandi niyo ugumye mu mwanya wawe, biroroshye kuba successful, nawe ubwawe ukishimira imbuto weze, ibyo wagezeho. Ariko iyo uri mu wundi mwuga ntunamenya ngo ibyo nakoze ni ibiki, urabisuzuma ute kubera ko uri mu mwuga utari uwawe. Nanone ku mukiriya wafashije, nawe uri gukora ibitajyanye n'umwuga wawe, uko uhuzagurika nawe arakubona, icyo gihe uratererwa icyizere. Haranira rero kugira ngo wubake icyizere no mu bakugana, mu bakiriya bawe, kandi ubafashe mu bushobozi bwawe bitewe n'icyo bagukeneyeho.
nawe wishimire imbuto uri kwera. Noneho nk'abanyamwuga bita ku bakiriya, natwe dushobora kugira ibituziga iyo tutitayeho muri uru rugendo. Niyo mpamvu dukeneye iyi topic nazanye ivuga ngo stress management, prevention of burnout, prevention of secondary PTSD for clinical psychologist. Turakeneye gukumira uwo munaniro n'iryo hungabana rituruka kubo dufasha, ndetse no kuba twajagara no kudatekana bivuye mu kazi dukora. Tukazifasha muri ubu buryo bukurikira: ni uko wowe wita ku buzima bwo mu mutwe ukoresheje ibiganiro. Shaka ugufasha aguhe individual clinical supervision, umuntu uzagufasha n'ukurushije nivo, kuko hari icyo abakurushije yagusangiza. Hanyuma kandi itabira clinical supervision mu matsinda. Korana n'abandi banyamwuga, muhure mu itsinda, mufashwe n'ubarushije nivo. Ubwo ni niveau d'étude mvuga, kuko uko turutana muri za niveau d'étude ni nako turutanwa n'ubwo bumenyi. Reka mbaye nk'urugero, nkanjye ubu mfite clinical supervisor w'umunyamahanga, ni docteur muri clinical psychology. Urumva ko arandusha nivo, kuko muri uko kundusha nivo arafite byinshi andusha, nshobora nanjye mukeneyeho kugira ngo dushobore gukomeza kuzamura ubumenyi bwanjye kandi no kwiyitaho. Muri bimwe binadufasha kutaba stressé ni ukuba dufite n'ubumenyi, ku buryo n'iyo umukiriya aje tutagira gute, tutajagarazwa no kwibaza ngo se ndamufasha iki, ndaherahe. Ubumenyi buke nabwo bushobora gutuma tutamererwa neza. Hanyuma nanone kandi ni byiza yuko tunahurira mu itsinda nk'abanyamwuga clinical psychologist, tukagira udusupervisa uturushije ubunararibonye, uturushije nivo. Aha naho nabaha urugero ko clinical psychologist babishaka baraza muri supervision clinique, aho twungurana ubumenyi, aho twiyitaho muri MHDF. Nko muri uno mwaka twagize amatsinda, cyangwa se tuzagira n'amatsinda menshi arenga 8 duhuriramo kugira ngo dusangire ubunararibonye, twigishanye, twongere ubumenyi. Uko twongera ubumenyi ni nako dukura icyo kintu cyagagombye cyaduteraga igihunga gituma tudatekana, ari nako kandi exprima, tugasohora n'amarangamutima yacu atari meza ajyanye n'akazi n'ingorane duhura nazo, tukagenda dufashanya, twigiranaho. Hanyuma hari ubundi buryo nanone, peer supervision. Aba clinical psychologist bari hafi na hafi, bakorera hafi na hafi, ni byiza ko nanone babiri bakwiyegeranya. Giraga muri MHDF twagiye dukora amatsinda ya peer supervision kuri clinical psychologist. Amatsinda arahari atandukanye, babiri begeranye, bakajya bahugurana, bakajya bafashanya, bakaruhurana, bagasangira amakesi abagoye, bakigishanya. Ibyo bigatuma bakumira burnout ndetse na secondary PTSD n'iyo stress. Ikindi nanone ni ukugira inama nk'abanyamwuga, tugahura mu nama, hanyuma tukagira ibyo twigaho, tukagira ibyo dukemura nk'ibibazo dufite mu mwuga wacu. Hakaba guhana amahugurwa, guhugurana, nabyo birunganira clinical supervision. Hanyuma hakaza na consultation. Biranashoboka ko nawe wakumva ukeneye kujya gushaka ugufasha kwivuza, nawe ugahabwa psychotherapy. Nabyo birafasha kugira ngo usohoke, ukumire burnout, kandi niba hari na secondary PTSD wagize nayo ukayivurwa. Niba ari na stress urimo ugayisohokamo, ufashijwe na psychotherapy nawe baguhaye, ukayihabwa n'umunyamwuga clinical psychologist ubona wagufasha, kuko uguha psychotherapy ni wowe wihitiramo ubona wagufasha. Hanyuma kandi hakaba no kugira imyiherero yo kwiyitaho. Ngira ngo nibidukundira uyu mwaka dushobora usibye ko twagiye tunabikora, ababishoboye bakaba bahura bakiyitaho. Najyaga mbikora, hari imishinga nigeze kujya nyobora nkajya mbikora, ariko n'uno mwaka ndateganya ku bazaba babishaka dushobora kuzabitegura, tugategura twebwe ubwacu, tukegeranya uburyo, noneho tukagena ahantu twazahurira muri self care session. Ibyo rero umunyamwuga wese agomba kubitekereza, akazirikana yuko nawe ni umuntu nk'abandi. Ibyo bariya abakiriya bacu barwaye natwe dushobora kubirwara. Kubera iki? Kuko turi mu gihugu kimwe, turi mu muryango nyarwanda nk'uko nabo bawurimo. Ibibazo bahura nabyo natwe dushobora guhura nabyo.
niyo mpamvu natwe tutakwibagirwa. Ubwo rero ngira ngo ndi gusoza rero ndabashishikariza kumenya kwitaho nk'abita ku buzima bwo mu mutwe bw'abandi. Mu kinyarwanda baravuga ngo uticaniye ntanarahurira undi. Urumva ko twe twita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, byose biragomba guhera kuri twebwe, tukabanza kwiyitaho, bityo twagira icyo twimarira, twakumva dutekanye tuguwe neza, tukitegura no kwakira abandi nabo bakagubwa neza muri za sesiyo terapetike tubakorera. Yego, ngira ngo izi ni referanse, ibi ni ibitabo nagiye nifashisha, nakuyemo ibi mbasangije. Yego, hanyuma kandi ndasoza mbaha umukoro mbahaye ni uwo guhuza ibyo twiga aha ngaha turimo dusangira, ubihuze, ibyo twize uyu munsi ubihuze n'ubuzima bwawe bwa buri munsi nk'umuntu wita ku bafite ibibazo byo mu mutwe. Gerageza gupima indwara zo mu mutwe abakiriya bawe, hanyuma ufate imyanzuro, umenye abarwayi n'abatarwaye, cyane cyane upime post traumatic stress disorder. Gerageza nanone no gusuzuma abakiriya bawe umaze kuvura, urebe aho bageze mu gukira post traumatic stress disorder, ihungabana. Tegura kandi no guhuza abafitanye amakimbirane ukoresheje ziriya nzira z'ubuhuza twabonye, bityo niduhura kuri Google Meet uzadusangiza ubunararibonye bwawe. Murakoze.